Roho w'Imana muremyi uzukiza abantu bawe, izo roho wiremeye zigwirize inema zawe. Kristo Yesu akuzwe. Twareberaga hamwe uko umukarisimatike agomba kwitegura Pentekoste cyangwa se kuzura imbaraga za Roho Mutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Abayoborwa na Roho w'Imana nibo bana b'Imana. Ese wowe uyoborwa n'iki? Kristo Yesu akuzwe. Abayoborwa na Roho Mutagatifu niba ari bo bana b'Imana, uyu munsi wa none wowe uyoborwa na ki? Twabonye byinshi ku bijyanye n'uko umuntu urimo Roho Mutagatifu yakwitwara, cyangwa se umuntu urimo Roho Mutagatifu ibyo yakwirinda. Uyu munsi wa none rero, iyi saha, reka turebe imfunguzo ushobora gufunga kugira ngo sekibi itakwataka. Ugahora ufunze kugira ngo wirinde sekibi. Kristo Yesu akuzwe. Ese urufunguzo rwa mbere weho waba uruzi? Ni iki wafunga kugira ngo wirinde sekibi? Kristo Yesu akuzwe. Nta kindi rero, ni ukwirinda icyaha, ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo cyose. Urugero, ukanga kwicara mu nteko y'abaneguranye. Hari umuntu uhera ku wa mbere yicara ku gasima cyangwa se abyukira mu rugo rwa buri muntu wese abaza ati mwaramutse mute, ariko mu by'ukuri atari amakuru ashaka yuko baramutse, ahubwo agiye kuneka uko bameze kugira ngo abone icyo avuga. Kristo Yesu akuzwe. Ese uwo ni umukarisimatike? Twanga icyaha rero, twicuze igihe twakiguyemo, uko tugiye kuryama, ndumva narabibabwiye, tugerageze kwihana ibyaha. Kristo Yesu akuzwe. Ushobora mbere yo gusenga kuvuga uti Nyagasani umbabarire, dore uyu munsi navuze nabi, uyu munsi nanyuze muri izi nzira zitagutunganiye, uyu munsi nacumuye muri ubu buryo. Noneho rero wamara kwishinja icyaha cyangwa se wamara kwatura ibyaha wakoze, ugasaba imbabazi. Ugasaba imbabazi, yaba ari icyaha kikuremereye cyane, ugashaka ukuntu wazajya mu ntebe ya penetensiya. Kristo Yesu akuzwe. Kuri iyi si ya Nyagasani nta ntungane ibaho. N'uzakubeshya ko ari intungane, azaba akubeshya. Intungane ni umunyabyaha uhora yihana uko bwije n'uko bukeye. Mureke rero twange icyaha kugira ngo dushobore kuramba kuri iyi si ya rurema. Dufunge rero izo nzira zose zadutura mu cyaha. Kristo Yesu akuzwe. Niba tugize umugisha rero wo kugera mu ntebe ya penetensiya, turondore ibyo twakoze byose, ubundi dusabe Imana imbabazi. Kristo Yesu akuzwe. Nimureke rero urufunguzo rwa kabiri ni ukugerageza gufunga inzira zose sekibi yakwinjiriramo. Sekibi yinjirira mu bintu bijyanye no kuvuga abandi. Sekibi yinjirira
mu bintu bijyanye n'ubusambanyi twabibonye. Noneho Sekibi akinjirira mu ntonganya. Sekibi yinjira ahantu henshi. Ni ukugerageza rero tukamwirinda kugira ngo turambe muri ubu buzima. Twirinde izo nzira zose zadutura aho ngaho, rimwe na rimwe aho kugira ngo uboneke nko mw'iyo nteko y'abaneguranye, ukaba wazimira ntihagire umuntu ukubona, ukaba ukwawe, aho kugira ngo ujye kwirirwa wicaye mu nteko y'abaneguranye. Ubundi tukagerageza kwanga ikibi muri twebwe. Umukristo wa nyawe, yego ye iba igomba kuba yego, na oya ikaba oya. Niba ubona ibintu ari byiza, emera uti ni yego nibyo neza kandi n'umutima wawe wose. Niba ikintu ari kibi, hakana wivuye inyuma uti ndabyanze, ntabwo ari byo. Yego yawe ibe yego na oya ibe oya, kugira ngo urambe muri ubu buzima bw'iyi si turimo. Ikindi nanone ni ugutegeka mu izina rya Yesu. Niba ikintu ubona kidaturuka ku Mana, ukirukane mu izina rya Yesu. Utegeke icyo kintu kikuviraho mu izina rya Yesu. Kubera Yesu wazutse, kubera Yesu wabambwe ku musaraba, kubera Yesu uturimo uduha roho we, icyo kintu kizahava kigende mu izina rye. Kristo Yesu akuzwe. Icyo gihe rero numara kwirukana ibyo mu izina rya Yesu, ujye wibuka gusaba umugisha. Saba umugisha mu kazi ukora, saba umugisha mu rugo rwawe, saba umugisha mu rugendo ugiye gukora, saba umugisha mu bintu byose ugiye gukora kugira ngo biguhire. Sabira umugisha abavandimwe bawe, sabira umugisha abakwanga ndetse n'abagukunda, sabira umugisha abagutoteza, sabira umugisha buri muntu wese, kugira ngo Roho wa Nyagasani abashe kumwiyereka, abashe kumugenderera, n'ibyo byose bibe ibinyamugisha. Ngizi imfunguzo 5 wagakwiye kwitwaza nk'umukarisimatike uri mu rugendo. Ngizi imfunguzo 5 wakwitwaza nk'umukristu wo muri iyi minsi ya none igoye. Mbere yo kwirirwa wirukanka ngo ndagiye, ngo hariya ngo bari gusenga, ngo Roho Mutagatifu ngo akamanuka, ngo hariya bari gusenga, ngo Yezu ngo akamanuka, ngo hariya bari gusenga, ngo imbaraga z'Imana zikamanuka, ngo abantu bagakira ibyaha. Wapi? Ijambo ry'Imana riravuga ngo gerageza kwihana bigishoboka. Gerageza kwicuza bigishoboka. Igihe bakwirukanyemo roho mbi, Luka 11:24-26, twabonye yuko umuntu birukanyemo roho mbi ihora ibungera ahantu h'agasi, ariko ikibwira iti reka nisubire muri wa muntu. Iyo isanze rero hakubuye neza, ngo iragenda ikazana roho mbi zirushije ubugome, noneho imimerere ya wa muntu ikaba mibi. Ngaho rero ibaze bakwirukanyemo iyo roho mbi, ejo irongeye iragarutse. Mbere rero yo kwirirwa wirukanka ngo hariya bari gukiza abantu ibyaha, mbere yo kwirukanka ngo hariya bari kwirukana imyuka mibi, mbere yo kwirukanka ngo hariya bari gukiza indwara, weho banza wisuzume, wibaze ngo ese umuryango navutsemo wabayeho ute? Ese umuryango nashatsemo wabayeho ute? Ese abaturanyi banjye babayeho bate? Nurangiza wisuzume wowe ubwawe, ubundi wicuze ibyaha byawe, ugende uri umwere kandi wihanire kureka. Kuko nibakwirukanamo roho mbi wari umusambanyi, ejo ukagira gutya
ugasanga noneho rero uvuye hahandi ubisubiyemo, za roho mbi zizaba nyinshi cyane kandi zikwiyahureho, zikujyemo, usanga ubaye ruharwa, noneho bose bakuziho iyo ngeso y'ubusambanyi. Buri wese noneho agahora akubona, akakubonamo ubwo busambanyi. Buri wese akakubonamo izo ngeso mbi wibereyemo, kubera yuko Sekibi icye ni ukwica no kurimbura nta kindi. Ibaze rero imimerere yawe ibaye mibi kurusha mbere. Gerageza wihane ibyaha mbere yo kwirirwa wirukanka ngo ngiye ndagiye bansengere ngo nkire. Kuko hari umunsi ushobora kugenda bikaba ngombwa ko birukana izo roho mbi muri abo bantu bandi, akaba ari weho zinjiramo. Ibaze rero zikwinjiyemo ako kanya, kuko igihe cyose abantu bari gusengera bahanzwe na roho mbi, igihe cyose abantu bari gusenga hagomba kubanza kwirukana ibyo ngibyo byose. Iyo rero utari maso zishobora kukwinjiramo. Kristo Yezu akuzwe. Tugerageze tube imbere y'Imana, tugerageze twihanire kureka, kuko Nyagasani icyo ashaka si amaturo n'ibitambo, ahubwo icyo yifuza ni umutima wawe, icyo yifuza ni ubwenge bwawe, icyo yifuza ni ukwihana kwawe kugira ngo azakubone mu bwami bwe bwo mu ijuru. Waba wararuhiye iki rero kuri wa munsi utabonye Yezu? Waba wararuhiye iki? Ibaze rero uburyo wasengaga, uburyo waririmbaga, uburyo wavugaga, ibaze utageze mu bwami bwo mu ijuru. Nk'umukarisimatike rero, ibyo ngibyo mbabwiye aba ari byo mugenderaho kugira ngo umunsi wa none muri iyi minsi itugoye tugerageze gufunga amarembo yose ya Sekibi, kugira ngo twubake ingo zacu zikomere, kugira ngo abana bacu babeho neza, abagabo bacu babeho neza, abagore bacu babeho neza. Iyi minsi ya none igoye, dufunge amarembo yose Sekibi yakwinjiriramo, yaba iturutse mu miryango twashatsemo, yaba iturutse mu miryango twavukiyemo, yaba iturutse mu miryango duturanye nayo. Ayo marembo yose tuyafunge, ahasigaye dutumbirire ijuru kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero nimureke dusabe Imana umugisha kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki kuri wa munsi utabonye Yezu? Waba wararuhiye cy'uburyo wasengaga? Waba wararuhiye cy'uburyo waririmbaga? Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki kuri wa munsi utabonye Yezu? Waba wararuhiye iki? Nyagasani Yezu, tugushimira kuko bwije n'uko bukeye uba mu ruhande rwacu. Uyu munsi washimye ko twaboneka natwe nk'abana bawe imbere yawe. Twemerere utubabarire amafuti yose twiriwemo, twemerere utubabarire ibyaha twakoze, yaba ibyo twibuka n'ibyo tutibuka. Twemerere Nyagasani duce bugufi imbere yawe, maze ugushaka kwawe abe ariko gukorwa muri twe. Ntacyo turi cy'imbere yawe, tuzi ko udukunda, niyo mpamvu duciye bugufi cyane tugira ngo tubabarire Nyagasani. Iri joro uzubane natwe, iri joro uzudusura, utuganirize, uhugure ubwenge bwacu. Nubishima ko butandukana turi amahoro Nyagasani, utwibutse gushima izina ryawe. Nsabiye umugisha buri muntu wese muri aka kanya, yaba ukurikiye ubu butumwa, yaba n'undi wese uzabubona, kugira ngo muhe guhirwa mu byo akora, kandi icyaruta ibindi ni uko twazahurira mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Ugira neza bugacya bukira, buri wese wamugirira neza mu izina ryawe. Reka ugushaka kwawe ariko gukorwa, ni mu izina ryawe mbisabye nizeye, urakoze Yezu. Amina. Mubyeyi w'abakene, mudusabire. Dusabire n'abataguhungiraho, cyane cyane abatoteza kiliziya yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.